ya mumeze mute bavandi? Ni ukuvuga ngo ah, hari umuvandimwe yambajije ati kongera followers ibyo bikorwa gute. Uyu munsi rero nicyo naje kubasubiza, ukajya kuri setting, ujya kuri how people find and contact your urahita ugera hano uraza uzinge ako ntabwo haba harimo hano hambere ashyiramo public, ushyiramo public everyone, uraza uhindure byose, urahita wongera uze ujye kuri post naho uzireba hari ahantu hambere ko uzagira post yawe ko ari public, hari ibyo usanga ari friend, rero urajya ushyiraho public ibyo buri wese azajya areba, mutari inshuti akakureba akabona ko ufite. Ni ibya mbere tugiye gukora, rero icyo ugomba gukora ni ukutirukanisha video, naje nkwereke n'ibindi bijyana kugufasha mu kugira ngo wongere like nako followers kuri Facebook yawe, cyekana kugaragaza zanda zo kongera like warazibonye. Hano hari sample ndaza gufata sample hano wakoze, rero turebe uyu muntu, rero turangiza uyu muntu we bifunguyeho, urabona ko afite tatu n'ebyiri, hano ukurikiye hano niho urabibonera uburyo biba bimeze, uburyo flow ziyongera. Ukurikiye afite tatu n'ebyiri, rero umuntu iri kuri account nyine umuntu aba akubonye, ubundi ikoze ko ari yawe wamaze guketinga, akoze biri hano ni ndayisacinga cyangwa ni imyanda yakoze add friend. Rero nukimara gukora add friend, arahita umuntu aza gukora add friend atayongera kuri followers zawe, ukore refresh, urabona ko ugiye umaze kumufollowinga uyu muntu, like nako followers ziyongeye muri followers, siniyongera muri followers. Icyo ugomba gukora ahangaha urakurikiza buriya bintu nakweretse mbere, byose ugiye public, umara kwigira public, then reho uraza gusanga ibintu byose azajya gufollowinga, then ahite aza kuri flow, azajya kwadinga aze kuri flow. Noneho ikintu ugomba kwitondera, aba bantu baba baje hano uzajya witondera, ntabwo uzajya ubakompleta, rero uzajya wirinda kubakompleta, uzajya ubihorera gutya, uzajya ubakompleta, uzajya ubihorera, nturi kompaninga wemerere baze kuri account yawe babe friends kuri friend. Ibi ngiri wowe none kugira ngo ubongere, kugira ngo ubone abantu bazajya bagufollowinga, icyo ugomba gukora ni ukuza ukajya ukanda kuri like, ugatanga like ukayibona, ukaza kugira wese ubonye ukajya umuha like, noneho weho ukaza nimba arabonye uburyo wakongera like kiri muri ntuza muri video nakoze utaha, niko nawe uzajya ubigenza, like ziyongera, rero katubikore tumaze turukore tube nkadingura nyine nkaho tumuretse, naho uvuze refresh ndongera imbere, kugira ko ibi bintu biri kugaragara, ibintu agiye kubireba neza bigaragara,
ugomba gukanda subscribe, ugakanda share na like na comment